ariko ibyo narabyihanye ariko abo bo baracyariyo. Ese abo bantu nyine cyo nashaka kubaza uyu munsi mwatandukanye uyu munsi none surumva najya kwihana naratandukana nabo natandukanye nabo kera nyimara kumva ko ngomba kujya kwihana nahise mfata simukadi ndaforomata mbakuraho bo narabasibye mbavanaho nyuzamo akantu k'umukoro k'umutuku. kwihana kuzima no kumena amabanga ya shitani. Yego katugumwanya amabanga ya shitani ushaka kumena nayahe kuri uyu munsi? Ayahese Satani yanyaraga mu kabari anyuze mu bana be babakozi babeshya ngo bakorera Imana. Satani akanyura mu bita abakozi b'Imana babeshya ati gihe yabandi umuntu ukora ikosa rinjyana mageragere banaragiye tu. Rero sicyo kintu ahubwo narebye bundi ndatwika views ndi kuzigaburira abanyamakuru ngendungukira mburi byisi mbura n'ubugingo. Uyu munsi nahise iki ngomba kuba Noheli Imana irebe ikishimira pana babahanuzi nge ntabwo nyihanura nk'abahanuzi babana bamwe bajya guhanura ngwe akikurumuruka ngo abadayimoni baramufasha ntabwo Imana igikorana n'abantu bameze kuriye mujye mutuza mubwirize neza mwitonze abandi bakavuga kugira ngo bari kwaka bajya ngo ni ifura y'imigati cyangwa amandazi cyangwa y'amakara abantu bahabura abantu b'Imana ntabwo ibi bintu bikigezweho nge kwibaza impamvu kubera ikiyongwe ari wese mo ko gusengera ko kwatuza niwe kubera iki nuko ari we wakoze amakosa menshi nawe akayahanirwa yarambwa ati kuva nakora amakosa bakampana hari ubumenyi nanjye basizemo ngwino ngwe kuri ubwo bumenyi utarajya ejo utazakora n'ibyaha birenze ukajya mageragere. Ndavuga ati rero ubwo ngiriye inama kandi ukabungira inama itari kunjyana mu kuzimu ariyo kunjyana mu murwa witwa Siyoni mu ijuru ikanihana nce bugufi. Yego niko kwihana rero nce bugufi. Yagusengeye nk'umuntu wakoze amakosa menshi akihana ariko ntabwo yagusengeye nk'umushumba. Yansengeye nk'umushumba kuko yari imitswe nibwo yakora amakosa. Yego yongo n'umushumba na apotre Harerimana Joseph gukizwa bya nyabyo. Hari ukuntu abantu bakizwa inyuma imbere badakijijwe mu mutima bakavuga ijambo ry'Imana ku munwa ariko muri bo ritabamo. Yaramaze iminsi amamagara naramwangiye najya kujyaho nibishaka Theogene akambwira ati mwihorere nanjye yangira inama ndamureka ako nibishaka mushaka kwa mubanye hari imbere ubu nayitandukanyije n'abantu bose bashobora kunsubiza inyuma. Reka tume dukomeza kwicyo ngicyo ndangije arampamagara mari maze iminsi numva umwuka w'Imana amata kukizwa bundi bushyashya nibwo nagiyeyo ngezeyo ambwira amakosa yose nakoreye muri showbiz nyarwanda ambwira ukuntu nivanze n'amahanga ambwira ukuntu niciye n'abapasiteri banywa inzoga ambwira ukuntu namaze kumenya ko ubutunzi nahirimbanira cyangwa se n'abandi bahirimbanira tuzapfa tubusige. Nta muntu wigeze upfa ngo mushireho Range Rover amanukane vewiti amanukane etage. Rero umuririmbyi yaravuze ngo byose ni ubusa aravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Rero naranyuzwe n'ubuzima ndimo n'ubundi nta modoka neze nta nzu nzima neze nirabara n'umugore Imana izamume namaze kwiyakira ngiye Prophete Noheli umucyo nshaka n'ubugingo. Uvuze ngo ntawe teze wawe wiciye iteka impamvu nuko ubuzima ndimo uyu munsi kuba naramenyekanye narihemukiye nepo kuba Prophete Noheli naramenyekanye narihemukiye wihanganira imugerageza akageza imeruka kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Nge ndi igice kidashaka rino kamba ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse nepo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka mpamvu abantu bamiga n'inyenyeri yanjye. Satani ajya hari ubutunzi Satani ni ikiwerewere yaboneka ko ngiye kuzavuga Imana abantu bagakizwa imbobo abari imbobo nkanjye bakava mu bubobo abari indangamirwa bakava mu tubari bagasatira umusaraba arangije arantera. Niyo mpamvu uyu munsi rero today aujourd'hui now uyu munsi ndabwira abantu ngo nimuncire urubanza kuko agakiza nagari ubwisungane bwa mituweli de santé yaransanze iramya ngo nagukuye muri dobandi nkukuri batsinde mu kinyamerika ura mu mufuka wa kirojana nkukuri cyangugu wari impfubyi iso yarakwihakanye nyoko yaragoshize ufite imyaka 5 agapfa ufite imyaka 5 agapfa mbana nawe nkuvana mu cyaro nkuzana i Kigali ariko umaze kukugeza i Kigali nibinyituye
imana rero imbabarire narayisuzuguje ntukisha izina ry'Imana ngendana n'abahanuzi b'ibinyoma ngendana n'abahanuzi kazi badafite umuco n'indangagaciro za gikristo uyu munsi wa none Imana inkura mu mufuka wa kilo 100 nabaga mu nzu ya shamburete y'ibihumbi 15 ubundi muri shamburete y'ibihumbi 50 urumva ko Imana yanzamuye Imana nayitura iki nambaraga ibyenda bishwanyaga mu ndambara kwanga n'amahanga abo bose mbasabye imbabazi abo nahemukiye ibyaha byose nakoze muri showbiz ibyaha byose nakoreye kuri YouTube nabivuyemo nahangaha ndahagarutse kugira ngo mbwira abantu ko nabivuyemo uyu munsi wa none ngiye kuba Noheli mushyashya kuva nahura n'umugaragu w'Imana Yongwe akangira inama ibyaha byose mbivuyemo ibyo nakoze byose nabona babaje mu mbabarire ibyo nibishaka Theogene yanjyanyemo amabudo y'urukoza soni yagiye ama nibyo yankoresheje byose mbivuyemo Imana imbabarire namwe mu mbabarire mbivuyemo pe ndihannye mbaye Noheli mushyashya ntabwo nuzongera kubabaza abantu amatiku ntacyo amaze kuguma mu biganiro by'amatiku nepo uzimavu nihannye ni ukubera ko namaze kumenya ko nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga ishaka iby'Imana ikora biradutangaza none ukora indirimbo wana udeka ukora indirimbo irahari biradutangaza nanuwabimenye uko biri ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora Mana we ndagusaba imbabazi nakoze ibyo udashaka ngusabye imbabazi nk'ingabitsinzwe ku rugamba nzamuye amaboko yanjye umbabare nagendanye n'abahanuzi b'ibinyoma ngendanye n'abahanuzi banza abagore babo abanjyanye mu tubari abanjyanye ahantu bashaka abagiye banyereka abagore beza Uwiteka ndiyaruye mvuye muri abahanuzi b'ibinyoma mbavuye mu mbabarire ungaruka wungirira imbabazi umuntu wese nahemukiye uwo natutse uwo nababaje uwo navuze nabi hari ababyeyi baba hano ku Musaraba TV bankundaga abamfashije abanyemeraga nivanga n'amahanga abo bose mbasabye imbabazi abo nahemukiye ibyaha byose nakoze muri showbiz ibyaha byose nakoreye kuri YouTube nabivuyemo nahangaha ndahagarutse kugira ngo mbwira abantu ko nabivuyemo uyu munsi wa none ngiye kuba Noheli mushyashya kuva nahura n'umugaragu w'Imana Yongwe akangira inama ibyaha byose mbivuyemo ibyo nakoze byose nabona babaje mu mbabarire ibyo nibishaka Theogene yanjyanyemo amabudo y'urukoza soni yagiye ama nibyo yankoresheje byose mbivuyemo Imana imbabarire namwe mu mbabarire mbivuyemo pe ndihannye mbaye Noheli mushyashya ntabwo nuzongera kubabaza abantu amatiku ntacyo amaze kuguma mu biganiro by'amatiku nepo uzimavu nihannye ni ukubera ko namaze kumenya ko nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga icya kabiri iyo utaza ahuva nta nubwo umenya aho ujya ndyamye narose umuntu ari kunyirukankana ambwira ati kubera iki wivanga n'amahanga ndangije namaze ni kubera iki se wowe urindira ukumbaza ibyo arambwira ati ninjye wakumeneye amaraso ku musaraba i Golgotha abantu bamaze iminsi bambwira ngo ndimo impano z'Imana naririmba nagira abantu inama nahanura yewe nakwivugira ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uyu munsi wa none rero nje kumurikira abantu ntabwo mwari muherutse ku Musaraba TV nje kubwira abantu ko uyu munsi isaha yo guhinduka kwanjye yageze maze igihe kinini bitegura guhinduka ubu narahindutse niyo mpamvu nepo wabonye biriya bintu byo kuba narasabye imbabazi ku rugendo kavuga ati ngwino na hano ubitubwireho nuko bimeze nuko bimeze yes reka tubasuze ka twifurize rero amahoro y'Imana ndetse n'imisha ituruka ku Uwiteka Imana mwese mukunda kandi mugukira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV ineza y'Imana nibaye namwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kubaho ndetse n'abanyu bose aho muri hose mu bice bitandukanye hafi na kure mwese twizere ko muri amahoro kandi mukiri mu buntu bw'Imana
jambo ryavuga ngo yasize intama 99 akurikira imwe kugira ngo nayo ayigarure kuko yaravuze ngo nayo ni yanjye. Niwe mwungeri mwiza utajya uzimiza izaragiye. Ndi kumwe na Noheli Prophet. Tugize umushobo kubona nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwamonye ukuntu yatangiye avuga ati nyamara ndashaka kwihana. Tumaze iminsi tugiye tumona mu bice bitandukanye mu mashana atandukanye, ari kumwe na Apotre Yongwe yihana mu mwaka avuga ati Noheli ni kagatwiko ke twamenyereye. Noheli tumonye asaba imbabazi, ariko Noheli turamumenyereye kenshi asaba imbabazi, nagatwiko nanone yateguye. Nifuje ko ngana na Noheli rero muramuzi ku Musaraba TV nubwo ataramaze igihe bitewe n'ibyo nyine yari kubabwira, twari tumaze igihe tutamubona, ariko kandi tumwakiye ku Musaraba TV kugira ngo ababwire koko nagatwiko cyangwa yamara amasho. Noheli turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Dusuhuje abakunzi b'Umusaraba TV, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, aba diaspora ndetse n'abari Canada, Australia n'ibindi bihugu bitandukanye. Imana bamugisha. Muranzi nitwa Noheli. Noheli bari bazi nk'akasa mutwe, Noheli bari bazi nk'utagondwa ijosi. Uyu munsi wa none nafashe umwanzuro, maze iminsi sinona nkufashe, ahubwo maze nk'ibyumweru biri nkufashe wo guhinduka, nkakosora inzira zanjye muri showbiz, nkajya nza nkabwiriza, nkavuga ijambo ry'Imana, nkavuga ubutumwa bwaho Yesu yankuye, nkavuga ku ndirimbo zanjye. Ntabwo nzongera kwivanga n'amahanga. Namaze kumenya ko Efurahimu yivanze n'amahanga amera imvi z'urutarutaro. Ibyaha byose nakoreshejwe na bagenzi banjye ngendera mu kwa kwabo, abapasiteri b'ibimara, abantu bose n'ingirwa abahanuzi b'ibimara n'abahanuzi b'ibuno nk'uko biri bivuga. Abo nacomotse mu gakundi k'amabandi. Ubu nafashe umwanzuro wo gukizwa, wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Noheli nigize ingegera, nigira imbobo ku ngufu, kandi Kristo yarankuye mu bubobo, nkora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko uyu munsi wa none nje kubwira abantu ngo nta hantu haba Imana itakura umuntu, nta n'ahantu heza Imana itavana umuntu, nta n'ahantu kure Imana itageza umuntu, n'igikomere Imana itakomora umuntu. Abantu bo ku Musaraba namwe mwarankundaga, harimo abagiye bamfasha, harimo abankunze. Imana yaransanze iramya ngo nagukuye muri dobandi, nkukuri batsinde mu Kinyamerika ura mu mufuka wa kirojana, nkukuri Cyangugu wari imfubyi, iso yarakwihakanye, nyoko yaragushize afite imyaka 5 agapfa, ufite imyaka 5 agapfa. Mbana nawe nkuvana mu cyaro nkuzana i Kigali, ariko umaze kukugeza i Kigali nibinyituye. Imana rero imbabarire narayisuzuguje, nukisha izina ry'Imana, ngendana n'abahanuzi b'ibinyoma, ngendana n'abahanuzi kazi badafite umuco n'indangagaciro za Gikristo. Uyu munsi wa none Imana inkura mu mufuka wa kirojana, nabaga mu nzu ya shamburete y'ibihumbi 15, ubundi muri shamburete y'ibihumbi 50. Urumva ko Imana yanzamuye. Imana nayitura iki? Nambaraga ibyenda bishwanyaga, umuntu ambara costume ndatabeza, ndashimira Imana. Haleluya. Rero uyu munsi navuze ngo hari abakunzi bo ku Musaraba TV bashobora kuzambona handi, ariko bakavuga ngo kuki ataza ku Musaraba TV ngo atubwire ko natwe yahindutse. Rero narahindutse, sinone hamufasha umwanze ko narahindutse. Ku Musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Umukiza azahanagura amarira yacu yose. Oh haleluya. Tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije. Uyu munsi Imana guhamarira ko nageze ku Musaraba. Nageze ku Musaraba mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha Noheli. Nkuko nari ntangiye mvuga muri introduction y'ikiganiro cyacu, Noheli umuntu uri kukubona, umaze iminsi akubona ku ahantu hatandukanye, uvuga uti ndihanye none mbivuyemo. No mu minsi yashize yakubonaga watura usemba mbino mivuyemo, ariko abona ntago hindutse. Kirye gihe umunsi uradukize kihe noneho ko Noheli ahindutse, noneho byanyabyo abaye cyari mu gishyashya. Kirye gihe nari ntaranyurwa, gendera mu mururumba, kwikunda, kwishyira hejuru, kwikakaza, kwiyemera, kumva ko hari icyo ndicyo ntacyo ndicyo. Ariko igihe kimaze kunyigisha ibintu bibiri: guca bugufi, kuko ijambo rivuga abicisha bugufi bazashyirwa hejuru, abishyira hejuru izabacisha bugufi. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kubwira abantu ngo nafashe umwanzuro wo kuzenguruka amacano yose,
aho nagiye ngenda nsebereza abantu mvuga amatiku mvuga iki ngiye kuyazenguruka ngenda nkosora nsaba imbabazi kandi nyuma y'ibi bintu nta muntu uzongera kumbona ngewe Noheli mu gatwiko nta muntu uzongera kumbona nze gutwikira ku muntu nta muntu uzongera kumbona mu byaha nta muntu uzongera kumbona mu tubari nta muntu uzongera kumbona ngo ndi kumwe n'ibigore by'ibicucu by'ibimara bidafite epfo na ruguru. Noheli irafashe umwanzuro nkufashe niyo mpamvu rero nje kubwira abantu ngo kuri iyi shuro cyagiye nihanaga abantu bari kuntera ubwoba ngo ihane ariko uyu munsi ndi kwihana kuko ari Kristo wansanze. Yanyeretse ijambo riboneka mu gitabo cya muri Bibiliya muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 12 aho ijambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza akageza imperuka kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Nge ndi igice kidashaka rino kamba. Ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse nepo. Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka. Mpamvu abantu bampiga n'inyenyeri yanjye. Satani ajya hari ubutunzi. Satani ni ikiwerewere yaboneka ko ngiye kuzavuga Imana abantu bagakizwa imbobo abari imbobo nkanjye bakava mu bubobo abari indangamirwa bakava mu tubari bagasatira umusaraba arangije arantera. Niyo mpamvu uyu munsi rero today aujourd'hui now uyu munsi ndabwira abantu ngo nimuncira urubanza kuko agakiza nagari ubwisungane bwa mituweli de sante ahubwo agakiza ni individuel gukizwa ni ku giti cy'umuntu. Uyu munsi namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abantu bajya kuri The Bible barebe nasengewe abashumba bansengeye byo kumbwira bari kuca muri komantere bambwira ngo Yongwe ngo ntago yagusengera ngo yagusizemo abazimu. Ubundi nibishaka bimbwiye ngo Yongwe ngo yagusizemo abazimu ngo yagupfukamishije ngo nta ibyo birakureba. Ngewe namaze kwikuraho umugayo n'umuvumo w'ibintu nagiye nkorera muri showbiz bidahashije Imana icyubahiro. Umaze kutubwira mu niba jye ubundi banazanye ku rugati n'uburoso nk'iborosa amagambo yose ncira navuze nabi urukumva neza ariko umunsi wa none Noheli ncira amagambo yose mabi agakanwa kanya Imana abundi akanwa kavuga iby'Imana ntabwo gakwiye kuvuga ibihwehwe n'ibitindi gasana. ni ikihe kintu urabwira abantu uremeza abantu watubwiye ngo ntago wari wakanyuzwe uyu munsi waranyuzwe cyo ni icyambere. Uyu munsi ndagusubiza nyuzwe n'ubuzima ndimo inzu mbamo n'ubwo ingana nk'ikibiriti nyuzwe nayo nyiboneyemo amahoro. Ibyo nambara niyo nakambara urukweto ukwezi amezi 5 agashira nyuzwe umwaka cyangwa ashira nyuzwe narwo. Namaze kumenya ko ubutunzi nahirimbanira cyangwa se n'abandi bahirimbanira tuzapfa tubusige. Nta muntu wigeze upfa ngo mushireho Range Rover amanukane V8 amanukane etage. Rero umuririmbyi yaravuze ngo byose ni ubusa aravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhora. Rero naranyuzwe n'ubuzima ndimo n'ubundi nta modoka neze nta nzu nzima neze nirabara n'umugore Imana izamume namaze kwiyakira ngiye Prophete Noheli mu cyo nshaka n'ubugingo. Uvuze ngo ntawe teze wawe wiciye iteka. Impamvu nuko ubuzima ndimo uyu munsi kuba naramenyekanye narihemukiye nepo kuba Prophete Noheli naramenyekanye narihemukiye. Iyo washakaga se uzi impamvu nihemukiye nari nzi ko ngiye kumenyekana nkajya ngenda mu modoka ubu nsigaye ngenda n'ibirenge. Nari nzi ko ngiye kumenyekana nkaba mu nzu yanjye uburangiro dukwezi kongera gakoma gati kingura maze kubona ko ideni ritse inyuma byose ari nko kwiruka inyuma y'ikizero cyangwa y'ubusa. Manza amaso umusaraba Imana izabime n'abasambanyira bibaha n'abaruzira bibaha igira neza babi n'abeza. Uyu munsi nafashe umwanzo wo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Icyakabiri agiye kumbazaho duherutse kubona video ndaje ndongera ndakigeraho duherutse kubona video Apotre Yongwe agusengera tubwiye ko harimo abakwiye ko yagushyizemo imyuka mibi. Ese uriya munsi yagusengeraga niwe wagize ikibazo cyo kwagusengera wari warihanye cyangwa wagendeye ku nama yakugiriye cyangwa ryayerekwa wabonye wari wararibonye byagenze bite? Ujya munsi Yongwe nsengera nari imaze iminsi ndi guhatwa n'umwuka w'Imana ko ngomba gukizwa bya nyabyo. Hari ukuntu abantu bakizwa inyuma imbere badakijijwe mu mutima bakavuga ijambo ry'Imana ku munwa ariko muri bo ritabamo. Yaramaze iminsi amamagara naramwangiye najya kujyaho nibishaka Theogene akambwira ati mwihorere nanjye yangira inama ndamureka. Ako nibishaka mushobora kwa mubanye hari imbere ubu nayitandukanyije n'abantu bose bashobora kunsubiza inyuma. Reka tume dukomeze kuri icyo ngicyo. Ndangije arampamagara
mari maze iminsi numva umwuka w'Imana amata kukizwa bundi bushyashya nibwo nagiyeyo ngezeyo ambwira amakosa yose nakoreye muri showbiz nyarwanda ambwira ukuntu yivanze n'amahanga ambwira ukuntu yicaye n'abapasiteri banywa inzoga ambwira ukuntu arangira inama ukuntu aho nagiriwe inama n'abantu bati ngo bagata abagore batakibana n'abagabo babo n'abagore babo ambwira ibintu byinshi nisuzumye nsanga koko meze nka cya kijonjori cy'ibimungwe bya bishyimbo bivanze n'imungwe ndavuga ngo uyu munsi rero ngomba kugosoka gute arambwa ati nkusengere niyo ndagusengera ko singusengera bwahato umbwe niba wumva ari cyo ushaka kwicuza ngusengere nibwo navuze ngo ngira ungarukeho naratewe ikibazo cy'abantu b'iki gihe bararaswa ntibamenye ko baraswe rero ndavuga ni umwambi umubi yarandesha umwambi uranyinjira nsengera Imana imandura uyu mwambi rero imaze kumpandura nibwo nageze gute natuye ibyaha byanjye uyu munsi abantu banyemere nka Noheli ukishijwe bundi bushya nta hiti nyikeneye mu bantu nta byisi nyikeneye udukurikira ashobora kwibaza impamvu kubera ikiyongwe ari we wahisemo ko gusengera ko kwatuza niwe kubera iki nuko ari we wakoze amakosa menshi nawe akayahanirwa yarambwira ati kuva nakora amakosa bakampana hari ubumenyi nanjye basizemo ngwino ngwe kuri ubwo bumenyi utarajya ejo utazakora n'ibyaha birenze ukajya mageragere ndavuga ati rero ubwo ngiriye inama kandi ukaba ungiriye inama itari kunjyana mu kuzimu ariyo kunjyana mu murwa witwa Siyoni mu ijuru reka nihane nce bugufi niko kwihana rero nca bugufi yagusengeye nk'umuntu wakoze amakosa menshi akihana ariko ntabwo yagusengeye nk'umushumba yansengeye nk'umushumba kuko yari imitswe nibwo yakora amakosa yongo n'umushumba na Apotre Harerimana Joseph umushumba w'itorero rizwi urikumva neza afite abashumba afite nabo yagiye yimika benshi rero yaransengeye amaze kunsengera ubwiza bw'Imana bungarukaho sinawe gusa hari n'abandi bantu bagiye bansengera n'abicanga bari kunsengera abantu bose abakristo bakunda gusenga bari kunsengera ndumva rero hari imbaraga z'Imana ziri kuza muri njye uratubwiye ati yarako mu byo yakugiye inama yakubwiye ati nyabura Noheli utazibona amageragere umuntu uteze amatwi Noheli ntashaka kuvuga ngo Noheli akijwe kugira ngo atazajya amageragere kuko yakoze amakosa menshi ntago amakosa nakoze muri showbiz arimo ibyaha byanjye ari mageragere niho byasatiraga wenda oya ahubwo umva buretse gato ntabwo amakosa nakoreye muri showbiz amakosa nakoze ni amakosa ababaje abakristo ababaza abantu bakuru amakosa yo gutwika kuko icyo gihe yaba ndi umuntu ukora ikosa rinjyana mageragere banaragiye tu rero si cyo kintu ahubwo narebye bundi ndatwika views ndi kuzigaburira abanyamakuru nge ndungukira mburi by'isi mbura n'ubugingo uyu munsi nahisemo iki ngomba kuba Noheli Imana irebe ikishimira pana babahanuzi nge ntabwo nyihanura nk'abahanuzi b'abana bamwe bajya guhanura ngwe akikura umuruka ngo abadayimoni baramufasha ntabwo Imana igikorana n'abantu bameze kuriya mujye mutuza mubwirize neza mwitonze abandi bakavuga kugira ngo bari kwaka bajya ngo ni ifura y'imigati cyangwa amandazi cyangwa y'amakara abantu bahabura abantu b'Imana ntabwo ibi bintu bikigezweho njye bucyanzanye ahangana no kubwira abantu ngo Noheli babonye mu kabari nibyo byandi kujya nigenda nihana Noheli babonye mu bidafite umumaro sibyo Noheli wari umusinzi yego Noheli wari umusinzi kuko nabyo narabyihannye ariko nanone abantu bagiye bahimbana Noheli wateretaga Noheli wakundaga abantu ubu none ndifuza umufiyansi muzima yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga tukabukundana tukabana nk'abumupapa nk'abandi biri byo kurirwa nirukanka mu izandangamirwa zimpamagara zirazinesha umutwe ntazo nyikeneye ubona ndangamirwa gikeneye kare Noheli watubwiye ngo wagiye harakajambo bavuze mu kaya ngo hari abantu bakoheje kugira ngo ukore ibyo bintu ujye mu busambanyi ujye mu nzoga uvuga amagambo bagiye banyusha ngo nsambane sinasambana icyakora baranyusha ngo njye mu nzoga zo nazigiyemo n'abantu babona amavideo yanjye ndi kuzinywa ariko ibyo narabyihannye ariko abo bo baracyariyo ese abo bantu nyine cyo nashaka kubaza uyu munsi mwatandukanye uyu munsi none surumva najya kwihana naratandukana nabo natandukanye nabo kera nyimara kumva ko ngomba kujya kwihana nahise mfata simukadi ndaforomata mbakuraho bo narabasibye mbavanaho nyuzamo akantu k'umukoro k'umutuku kwihana kuzima no kumena amabanga ya shitani yego katugumwanya amabanga ya shitani ushaka kumena nayahe kuri uyu munsi ayahese satani yanyaraga mu kabari anyuze mu bana be babakozi babeshye ngo bakorera Imana
satani akanyura mu bita abakozi b'Imana babeshya ati wabonye kiriya cyana ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Abakozi b'Imana babaho ko ntabazi ni bande bakora ibyo bintu. Nese bushaka kwirengagiza niba ishaka tewoje n'aba odivuga ngo mubenure mutikure siribu itameneka. Ibyo byararangiye ariko amateka mabi y'umuntu yatayihaniye se. Mwahise murangiriza hariya. None se nyine niyo mpamvu kuva umunsi nitandukanyije n'abantu bavuga ngo benura tekura. Njyewe Noheli ntabwo nje kwena kuko banteye ubwoba, nta nubwo nje kwena kuko nabuze ibyo kurya, ahubwo ubuzima ndimo uyu munsi wa none. Naratwitse sinabona amafaranga nashakaga, naratwitse hitiraza kuba namenyekanye nzwi ngo Noheli ngo profete Noheli ugenda n'amaguru, profete Noheli utagira umugore utagira umuryango. Ubusa urukiri profete kandi ukiri muri ibyo byawe arakiri cyangwa uri ugiye kuba profete none wanyawe. Oya erega ikindani naho kijya. Iyi ni gift Imana iduha. Uhaga abantu ibiruhwa uyu munsi rero uyu munsi amazi mazima bufite abona yembwere bidafite umumaro byose. Igihano ko watanze n'ibirohwa Imana ibimbabariza uyu munsi mungu ndi kwaka ndumva ndi kwaka uyu munsi ndumva hari imbaraga z'Imana ziri muri njyewe. Hari ijambo wagiye uvuga, hari video nabonye kuvuga ngo watuye ibyaha washyize wavuze mu mazina bagiye bagushyiramo umuntu mukuru. Ndashaka kudusobanurira ni gute umuntu yoshye umuntu mukuru gukora icyaha kitamurimo. Baca umugani ngo umukobwa umuhana ajyayo